tukaduhere ku cyiza cyo kubafana amata atari hano siko bimeze siko babaza ako be kucyura umu contre 6 jye mbabarira umbwire n'ukuri kucyura umu contre 6 oya ni kibi cyo cyo kuba atari hano oya reka nkwereke byaba byiza iki kintu ninjya kukivugaho nabo ndi bwivuge nkanjye gusa wenda nkano mu rugo ndavuga muri rusange sibyo biba bisasa ahantu hose ku bantu bose hari ibyinshi bahuriraho hari ibintu byinshi bahurira nk'uko bavuga abagabo bose ni bamwe kandi abagabo bose bamwe ahubwo nuko hari ibintu byinshi baba bahuriraho baba basangiye nk'abagabo nyine bon ikintu cya mbere cyiza cyo kuba utari kumwe n'umupartner wawe ho muri kumwe aho mu rugo cyangwa se wenda muri abafiance cyangwa muri copain copine ikintu cyiza kiba munabonye ndagira ngo nsubize abantu bambajije ibibazo muri comment video nyinshi cyane nako kuri video nyinshi cyane sinyamburamo umuntu wanditse ambaza icyo kintu ariko nta muntu ndagisubiza hari n'abampamagara bakabimbaza ariko nta muntu ndaha igisubizo ariko nta n'ikintu gikomeye cyatari gihari nukubamara amatsiko mwari mufite cyane nk'abakunzi bacu abantu duha agaciro abantu tubana ubuzima bwa buri munsi muri ab'agaciro cyane nuko ndashaka gusubiza abantu bambajije cyane Darlene byagenze gute ko mutagikorana Darlene yagiye hehe Darlene bimeze bite bamwe benshi sinigeze mbasubiza bo nawe ndibaza ko benshi ntago bigeze basubiza ikintu gihari rero Darlene ukunda nirwo rwa nyuma mfite ndaruguhaye rwose sinkushidikanyaho kuko nakutagira nukurora inshuti yanjye nkemereye ko nzagukunda haba mu byiza cyangwa mu bibi iyo nabifashe ntabwo nyine nuko nende kurukuzana ime yanjye Njo kukimaze iminsi wambara iyo ngiyo. Kaye yawe nanubwenge ifite. Ngo cye? Isa yawe. Niwe wayifashe cyagiye. Oya. Niwe wayifashe nanebonye mu cyumba cyawe. Ubwo sinzi uko yageze ni Wigeze igihe naye nambaye isa igimusi nambaye isa bwa mbere. Wambwiye ngo iki? Narayikwimye urayifata. Nyifatira he kaye yari mu ishakoshi yawe. Ara. Yahageze yari yagutese. Isakoshi yangira va cyangwa? Ni amata. Igira intuzi. Nibwo ni amata. Obe. Wari watangiye? Nako ndatangiye. Uba mufite ubwa guko abantu bamenye ko wambaye isa itari yawe. Ko ari umugabo wanjye se bibaje. Excuse me madame. Binaba usu cyangwa binakusu? Ajya wambara isaha yawe, nukambaye isaha z'abagabo. Yamaze. Ni umugabo wanjye. Nta muntu tuyiboranaho. Ese ubundi ikintu cy'umugabo wawe nawe kiba ari cyawe. Wari uzi ko. Ibyo ntabwo ari ibyo. Excuse me. Ikintu cy'umugabo wawe kiba ari cyawe. Obe ndashaka gukora ikiganiro cyubashye ibintu nubishyire mu twizere. Nta kibazo. Ikintu cy'umugabo wawe kiba ari cyawe nawe. None si kiba ari cyane. Kiba ari cy'umugabo wawe. None reka nkukonfirmire neza nkwereke ukuntu ikintu cy'umugabo wawe kiba ari cyawe nawe. Iyo wafashe credit mukanirwa kuyishyura. Iyo bagiye gufatirana bafatirana. Nuko mu byangombwa mwaruje muri kumwe. None se. Nese ajya kugura iyo saha yigeze yandika izina ryawe kuri Ego ko uzira atarayishyuye. Nyira akaza kwishyuza ninjye yafata. Kare. Nyumvira none. Nago bizi. Nago yafata. Babaza wagiye kuyigura. Atari hano byagenda bite? Byagenda nyine ubwo yabahombye. Nese wowe wambwiye ati mu bantu baguze isaha warambonye. Ya mwana disire cyari umwana. Sikutabizi urikira umwana imbere. Bakagenda kureba muri kamera amaduka. Anyways, nanuga abandi none reka nkwereke. Reka nkwereke none kintu kinarenze. Iyi saha nayiguze tutarabana. Kujya wumve n'ahantu birengeye. Iyi saha yiguze tutarabana. Ibyo rero.
isaha gusa tutari abana ni ukuvuga ngo n'ibyo yatunze mu bwana bwe nyine umva nkubwire ubu ngubu umva nyine nkubwire mu amategeko arabihuza ibyo bintu bikabibyanye mwese ariko ni ukwishuka mu bwonko oya kwishuka se gute kuko we umuntu ujya kuyigura ntabwo wari uhari nari impari mwarayiguranye oya yayiguze wenyine ariko nari impari ese umva ariwe wayiguze ese undi ufite ikihe kibazo bagenda jya dushyira ibyo tubishyireho umucyo ushyira umucyo se ku biki ikintu ni icya nyiri uwakiguze niwe bari nyiracyo ndugira tubye natangiye njyewe nubwo nsetse mfite umujinya obe byaza kubera bibi cyane natangiye biri seri maze iminota 6 seri sinabikubujije nta kintu bitwayemo uze kubivana ntabwo njya nkura ikintu recording uze kubivanamo nkuko nawe ukuyemo cyagiye amabere yawe ayaye mabere yagiye nagushutinze hakazamo inuzi ufite amabere ngo ndi kuvuga ngo wambaye isuti njye mfite amabere ibyo ntabwo ari kwinjiza ibi ngibi byo nzabikuramo wibeshye ntabwo bazamenya ko nabikuye nta kintu ndi bugukorere mu kiganiro cyose ndi bukore nzajya mwavugamo nzicara mu kiganiro cyose ntabwo wabigata ngo bivemo kuko ndabivuga mpaka ikiganiro kirangiye njye nzayikicarira bro. Hey guys, mumeze gute? Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Nanjye meze neza n'umuryango wanjye tumeze neza. Ndasuhuza abantu b'inshuti zanjye, ndasuhuza abantu badukunda, ndasuhuza umuryango wanjye nyine muri rusange, abakuzi n'abatonto, abatante, mwese ndabasuhuza. Ubwo nanjye ndimo. Wese uri umuryango wanjye? Kareka ndakuzi se? Ntabwo nkuzi. Mwese ndabasuhuje, ndasuhuje umuntu wese twaba twarahuye cyangwa se twaramenyanye, mbifurije umugisha w'Imana. Umva muri iyi minsi ndikumva nezerewe umutima wanjye, ndikumva umutima wanjye wishimye. Urikumva? Ndikumva umutima wanjye wishimye, sinzi ukuntu byangendekeye, nta nubwo nzi icyambayeho, ariko nyine ni ukugira neza kw'Imana. Anyways, nuko rero nyibasuhuza, ndagira ngo mbasabe abantu bose badukurikira kuva ku kiganiro cya mbere kugera kuri iki cy'uyu munsi, ukaba utarakora subscribe, ndagusabye kugira ngo ukore subscribe kugira ngo uzajye ureba ibiganiro byose ducishaho ntibikagucike, nyine bajya babigusuggestinga and ntiwibagirwe gukanda ukazogira kugira ngo ujye ubona notification zose ziza. Nuko rero ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira kuri topic zitari nyinshi. Suguri guseka. Ndi kwiyumva ko nshaka kwangiye kubangamira mu kiganiro cyawe. No. Don't. Nuko sinzi mpamvu ndi kwiyumvamo ubukubaganye bwinshi, ariko ndagerageza nsenge nanjye Imana iramfasha tugenda ni mu kwabipanga. Ese undi ndawe ngo wambaye mikro. Ndabizi se. Wowe mu kiganiro ikintu ngiye kuvuga ariko napfuye kwamba. Shobora shyuha. Uzi kuvuga bikomeye cyane. Ndabizi ko ndi bubikenere. Anyway, uyu munsi ntago turi buvuge ku bintu byinshi, ntabwo turi bukora ikiganiro kirekire, ni ikiganiro cy'iminota mike cyane. Mike kabisa mu minota twigeze dukora. Mwingahe ubwo ngubwo? Ntabwo iri burenge 25. Ubwo ngo hamaje kugenda 10. Oya. Sinabigeze ko namaze iminota 6 ndi kwede. Ibyo ni ikibazo cyane, ntabwo ari ikibazo cyane. Nyindi kuvuga kuva maze gutangira ikiganiro. Okay. Nuko ikiganiro ntabwo kiri bube kirekire, kiraba short but interesting. Urumva? Bagibwo navuga ngo kiba kiri interesting, kiba kiri interested, ubwo njye mba ndi interested. Kiri interesting. Nize mu Gifaransa. Bituruka kuri interest. Cyane araba ari amagambo make ariko yujemo ubwenge. Utari umunyabwenge ntabwo ari bubashe kuyumva cyangwa kuyasobanukirwa. Arasigara mu nzira. Arasigara mu nzira. Bon, tugiye kuvuga kuri topic zitari nyinshi, ebyiri gusa. Tuziganireho gakeya. Muri byo harimo ni no kuba ndi babwire aka content ndi gutegura, shaka gukora.
muri iyi minsi, ubwo nako kari muri izo topic nyine ngiye kuvuga, sibyo tugiye kuganiraho kuri uyu munota. Nuko Obe nawe ngo haye ikaze, we turi kumwe hano. Murakoze cyane. Obe, tugiye kuganira ku bintu bijyanye mu cyongereza bavuga ngo ni distance relationship. Ubwo mvuze distance relationship, umuntu wese uri muri relationship atari kumwe n'umupartner we bari ibyo ngibyo nyine. Ubwo no kuvuga ngo tugiye kuganira ku nkundo z'ubu, kuko abantu benshi basigaye bakundana batari kumwe. Oya. Nanyumva nk'ahantu wisinge. Uzi ko yisinyicira vibe. No, from my experience, nk'umuntu umaze iminsi mikeya nanjye ndi muri distance relationship, ubwo nyine ndaza kubabwira njye from my experience, nawe uzadusangiza ukuntu biba bimeze. Ubiziho? Cyane. Kuko mu bantu mvuze nawe ushobora kuba urimo. Nabibayemo nyuma y'igihe mbivuyemo, ndi no kubibona ababibamo ukuntu babayeho. Nuko ubwo tugiye kuganira kuri distance relationship, ariko tutarabyinjiramo cyane, hari akantu nshaka gushiraho umucyo gatoya. Ndagira ngo nsubize abantu bambajije ibibazo muri comment. Video nyinshi cyane, nako kuri video nyinshi cyane sinyamburamo umuntu wanditse ambaza icyo kintu, ariko nta muntu ndagisubiza. Hari n'abampamagara bakabimbaza, ariko nta muntu ndaha igisubizo. Ariko nta n'ikintu gikomeye cyatari gihari. Nukubamara amatsiko mwari mufite cyane nk'abakunzi bacu, abantu duha agaciro, abantu tubana ubuzima bwa buri munsi, muri ab'agaciro cyane. Nuko ndashaka gusubiza abantu bambajije cyane. Darlene, byagenze gute ko mutagikorana? Darlene yagiye hehe? Darlene bimeze bite? Benshi sinigeze mbasubiza, nawe ndibaza ko benshi ntabwo bigeze basubiza. Ikintu gihari rero, Darlene yari yaravuye, katubyite kuri iyi mihanda ya YouTube, yaramaze iminsi atarimo arayikoraho kubw'impamvu ze bwite. Ariko ikintu nshaka gitumye nshaka nza nyine kubabwira kusubiza abantu bambajije, nuko nashaka kubabwira ko Darlene, abamukunze, abamumbajije mwese, ndashaka kubabwira ko Darlene yagarutse, ariko ubu ngubu akaba ari gukorera kuri indi channel nabonye yitwa kuri Rusine na Irene sinzi ukuntu ya channel yanditse neza, ariko nabo bantu niyo couple abantu benshi babakunda barabazi. Akaba ariho agiye kujya akorera ibiganiro ku bantu rero bamumbajije cyangwa se bakomeje kumbaza muri comment, bamukunda. Ndabasaba kugira ngo mujye mumusapotinga aho ari, kuko urukundo ukunda umuntu byanga bikunda ugomba kurumwereka aho ari hose, utitaye kuki tagize ikindi kintu witaho, ukarumwereka aho ari hose. Ndibaza ko mbasubije abantu babimbazaga, nta muntu uzongera kubimbaza. Ubwo muzajye kumucekinga kuri Rusine and Irene, sini ukuntu amazina yabo yanditse neza, naho ngaho asigaye abarizwa. Nuko mumukunde, mumulayikinga amavideo ye, mumusapotinge, mutere kuhaje, bizaba ari byiza cyane kandi n'umugisha kuri twese. Nuko rero twagiye kuri topic yatuzinduye uyu munsi. Ndizera ariko ko bibaye clear ko nta muntu uzongera kumbazaho cyane cyangwa se abyibaza yibaza se eske ko Darlene wenda ntakimubona cyane. Ndizera ko musubijwe. Niba mutanyuzwe muzongere mumbaze nongere mbasubize, ariko kambaze nabanyuzwe.
ko nawe ubaza iki kabakambaza ubaza iki ubwo ngubwo bivuze ko tutazongera kumubona hano na rimwe se Darlene bo ntago nabizeza ntabwo twizera ko tutazongera cyangwa ko tuzongera nta kintu na kimwe nabizeza nta kintu na kimwe nabizeza ariko icya mbere ni uko igihe cyose uzamukenera kuri YouTube utamubura icy'ingenzi isaha umubona ahubwo icy'ingenzi ni uko ubona ushaka is that clear narimbarije abantu bakabyara simbigwemo ubwo mubigize yego hari ikindi kibazo ufite cyangwa nkomeza kirahari guko tukajya ngo dane ntabwo muziranye kirahari kuvuze ngo wabonye ari gukorera kuri iyo channel wabonye no munsi cyangwa rusanzwe ubizi kuki kumbaza ibibazo ngibyo ikiza ariko uzabitubaze turi kumwe cyangwa ubimubaze oya bo igisubizo cyanjye ndifashe ibibazo byose turi kwibaza kutadusubiza mbese sinagusubije ikindi okay ngaka nkubaza ikindi aya nareke mbaza nta kibazo uri kwifata mani uri kunshina oya mbaza byari byo oya nari sanzwe mbizi ntabwo nari nzi exactement neza aho ariho ariko nari nsanzwe mbizi wari ubizi ko yagarutse yego nari mbizi ko nafite gahunda yo kugaruka mfite niki nicyo cyangenzaga amaguru yawe yasize se kugira ngo ugenzwe na Darlene cyane nabaze ngo ibibazo ndi kubariza abantu ndaza kubigwa urabigwamo da bazaza bibariza nuko rero simbasubije bantu beza nkunda ndizera ko mbasubije nuko rero ahantu hose uzamukenera uzamubona nuko be twagiye kuri distance relationship mwa bantu mwe mureke mbabwire ubwo nari ngiye kuvuga from my experience kuri distance relationship mbere numvaga ari ikintu cyoroshye nkumva nkavuga ko se ubundi ariko bigira avantage na disavantage ubwo rero bagiye kwibaza ukuntu nishimiye kuba mbere kumwe na papa na mata avantage mvuga ntabwo ari izo ngizo ariko nazo ziba zihari se buriya avantage ziba zihari ariko apana ibyo ngibyo ntabwo ari ibyo kuri njye ariko hari n'abo wenda biba biha umutekano kwa ubwo ni ukuvuga ngo niba turi kuvuga ku nkundo ziri ahantu hatandukanye nyine zitegeranye ubwo ugiye kuvuga tukaduhere ku cyiza cyo kuba papa na mata atari hano siko bimeze siko babaza ariko be kuki uri umukontrasix jya mbabarira umbwire n'ukuri kuki uri umukontrasix oya n'ikibi icyiza cyo kuba atari hano oya reka nkwereke byaba byiza iki kintu ninjya kukivugaho ntabwo ndi bwivuge nkanjye gusa wenda nk'hano mu rugo ndavuga muri rusange sibyo biba bisasa ahantu hose ku bantu bose hari byinshi bahuriraho hari ibintu byinshi bahuriraho nk'uko bavuga ngo abagabo bose ni bamwe kandi abagabo bose si bamwe ahubwo nuko hari ibintu byinshi baba bahuriraho baba basangiye nk'abagabo nyine bon ikintu cya mbere cyiza cyo kuba utari kumwe n'umupartner wawe ho muri kumwe aho mu rugo cyangwa se wenda muri abafiance cyangwa muri copain copine ikintu cyiza kiba munabonye nuko bibarinda urabona abantu iyo bakundana ntibajya babura ibintu bapfa kenshi barashwana pe noneho abamama batubwire n'abapapa baba mu ngo ibintu kwa ko ari umuntu mubana umunsi ku munsi kuva mu gitondo kugera nimugoroba umuntu murarana umuntu musangira like everything mwarabaye umuntu uwo muntu rero mwarabaye umwe kandi mukabumwe mukuze byanga bikunda hari ibintu bimwe na bimwe mutaba muhuje sibyo hari ibintu ugira uko ubyumva nawe akagira uko abyumva uretse ko icyiza mu rugo ari ukugira ngo buri wese nyine akagerageza kubalansinga ibyo wumva utumva neza akorohera umupartner wawe ikintu rero cyiza cyo kuba muba mutari kumwe cyonyine kiba kibamo ni uko ibintu mupfa biragabanuka sibyo abantu babizi batubwire
ibintu mupfa biragabanuka byanga bikunda. Ntabwo bimeze nk'iyo muri kumwe. Iyo muri kumwe byanga bikunda hari utuntu twinshi, anyuza aha wagize gutya, warebye twatambutse, warebye kanaka, utuntu twinshi. Wenda nasize igikombe hariya, uraje urakihakuye kandi sinashaka ko cyakura, ugasanga ibyo murabipfuye. Mu rugo haba hari utuntu twinshi, cyangwa se abantu bari kumwe bapfa utuntu twinshi. Iyo niyo avantage mbonamo kanjye. Aha, iya kabiri subwo niyihera nta yindi, niyo yonyine. Ariko reka mbabwire avantage yindi yo kuba utari kumwe n'umupartner wawe. Aki yo ni from my experience bigo n'abandi bantu benshi nzi, nuko ukuntu nyine ya providingaga ukuntu ya providingaga mu rugo cyangwa muri relationship yanyu biriyongera. Biriyongera ubu rwose abantu bakeneye ku mufungo baze mbaheho ndababeshya, ariko nyine birahinduka, biriyongera kuruta uko byari bimeze. Sinzi nimba ndi mukuri cyangwa ntari mukuri, ariko ngira ngo hari wenda kuko abatekereza ko wenda hari ibintu yakoraga, sibyo, hari ibintu yakoraga wenda ari aho ngaho, cyangwa se hari ibyo atekereza ko biri kukuvuna wenda utamubwiye. Sometimes ukabona aribwirije, akoze akwitayeho nyine birenze uko wari unabikeneye, sibyo? Icyo kintu cyiza kindi akantu kararenze, sibyo? Abantu bambwira abagore bambwire niba ndimo ndabeshya, cyangwa abagabo bafite abagore baba bari wenda nk'i Burundi cyangwa i Bugande cyangwa hehe, cyangwa nyine aho ariho hose nyine muri ahantu mutabasha kubonana byoroshye, sibyo? Nibyo. Cyane ko kenshi iyo umuntu yagiye kure y'urugo rwe aba yagiye gushaka ubuzima byanga bikunda, niba ntibeshye aba yagiye gushaka ubuzima. Nacyo nicyo cyiza kindi kirimo. Aba yavuye muri iyo comfort zone yari arimo, muri iyo comfort zone muri iyo comfort zone English is English here. Muri iyo comfort zone yari arimo akajya nyine guhiga gushaka ubuzima. Iyo niyo avantage yindi irimo. Disavantage rero zo mana yanjye, a lot ni nyinshi pe, ni nyinshi. Ikintu cya mbere ngiye mbona kinagoranye buriya no kumara ukwezi kumwe utari kumwe n'umuntu mwamenyeranye kuba muri kumwe. Ubwo reka mvuge noneho ku bantu bubatse. Ubu ngubu ngiye kuganira n'abantu bubatse kuba inshingano zo mu rugo. Buriya n'uwazi guha icyumweru kimwe hobe wowe wahita witura hasi. Inshingano zo mu rugo zigora bitari uburyo buri financial. Bisuvuga wenda ngo ni amafaranga yabuze, cyangwa nabyo uretse ko bijya bibaho, ariko si ukuvuga wenda ngo ni amafaranga yabuze. Si ibyo byonyine, inshingano ziragora, ariko ubibona neza cyane iyo uri kubikora wenyine mu cyumweru kimwe gusa biba bihagije. Abakozi badufasha mu rugo aca hati ndashaka iki n'iki. Ejo ukumva uw'umutekano ati gutya na gutya. Ejo uw'isuku ati ndaje. Ejo kubakodesha landlord ati nahageze. Mu rugo kwita ku muryango, umwana minervare kandi ibyo byose nubwo umupartner wawe haba ari abigufasha, cyangwa se wenda ashobora no kubyitaho byose akabikavaringa, ariko ku ga stress k'urwo ruvangitiranye kakunyura mu maso konyine kagusaza ukikubita hasi. Ariko ibyo bigora ku bagore gusa, ahubwo nimbe n'abagore. Umugabo ujya ngo yabisiporta umugabo kwibana ndumva bitamugora. Nituvuga kwibana ntuvuge muri umusiribateri mu rugo nyine. Kwibana uri kwibana wasigaye mu rugo, urugo rurimo abana,
sibyo ntabwo ndi kuvuga ngo kuba uri umusore uba muri ghetto oya ufite urugo rurimo abana urugo rugomba gukomeza ruhari nk'urugo nyine ahubwo umugabo niwe ugorwa cyane nahindi kukubaza ntabwo mbizi reka azobe wasaze munsi yahenze gute ni ukuvuga ngo challenge iyo ni challenge ya mbere ibaho kuri distance relationship kuba inshingano nyine wowe ziza ku mutwe wawe ari wowe wenyine nawe ufite uri wenda muganira n'umupartner wawe muganira umubwira ati wenda bimeze gutya na gutya na gutya anyway njyewe in case you don't know niba uri inshuti yanjye cyangwa se ukaba uri umuntu tuziranye umuntu wa mbere nzi mbwira ikintu cyose ndi gutekereza ku mutima wanjye na bya bindi udatekereza ko navuga na bya bindi nkawe wowe utazi ko nshobora kuvuga na bya bindi sinzi uko nabikubwira ashake obe no kazajya umpagarika mu kiganiro bituma nibagirwa ahantu nari ngeze mbese turabigenza gute noneho mukabyara nta kibazo ubwo indi challenge nyine iba mu kuba muri en distance ubwo yindi ya mbere yindi ya kabiri sinibukana nari nyigeze ikumva indi bamo ni buriya umupartner wawe nubwo yaba ndasabira abantu baba bafite abapartner babo bagenda bakamara ukwezi bakagaruka bakamara amezi angahe nanjye njye ndi gucamo mbona nshobora no kubicamo igihe kirekire ndabarabuye nuko nyine buriya nubwo yagenda icyumweru kimwe nuko ubwo rero challenge zo ni nyinshi abantu badukurikiye nabo bazatubwira muri comment ukuntu biba bimeze ariko ikindi kintu buriya umva nyine urukumbuzi nicyo kintu cya mbere gikomeye cyane umuntu ahura nacyo urukumbuzi mwa bantu mwe rurica urukumbuzi ni ibindi bintu umuntu mumenyeranye ku bana cyangwa se umuntu umutima wawe wishimira umutima wawe wishimira reka tubyite gutyo cyangwa se umuntu ukunda kuba ari kure yawe hari ikintu byangiza muri feelings nyine ibyiyumviro by'umutima nacyo kintu cya mbere kivuna hakaba hari nk'ibintu byinshi ugiye guhura nabyo cyangwa se wenda utekereje ukavuga basi yaba hari yaba turi kumwe tukabiganira turi kumwe yaba bro ni byinshi cyane mbese urukumbuzi ntabwo rushira urukumbuzi noneho wibwira ko rushize wenda iyaje kandi abantu batazi ko Panama atayigeze yaje mu minsi yashize yego bizabimenya gute mutarabibabwiye twamugaye mu minsi yashize twari kumwe ariko ubu ngubu ndumva urukumbuzi wagira ngo nibwo rugitangira ndumva wagira ngo nibwo bikiza I don't know sinzi ukuntu bizagenda urukumbuzi narwo ruri mu bintu abantu bari en distance bahura nabyo cyane ku buryo kandi umuntu ukunda n'icyumweru kimwe kiba gihagije kugira ngo ube wamukumbuye challenge zo ni nyinshi noneho buri wese akanagira challenge ye bitewe n'ubuzima bwe cyangwa se bitewe n'uko we bihagaze cyangwa bitewe n'igihe wenda amaze atabonana n'umuntu we mbatuye akaririmbo ka Ivry kavuga kitwa Quarantine Love ndakabatuye abantu bose batari kumwe ibyo bintu biri mu kinyarwanda ni gute abidushyiriye mu kinyarwanda Quarantine Love hariya karantine se kuri kumenge nese wajya murebere ndi kukurebera nyine ku ruhande ngire ntabwo uzi ko umuntu iyo ari kuvuga nari kumureba mba ntari kumva
niyo mpamvu ndi kukwihisha. ntabwo nibuka ukuntu Quarantine Love if azabibasobanurire niwe wayiririmbye kariya karirimbo ndakabatuye abantu mwese mufite abantu mukumbuye mukunda bafite boyfriend wabo batari kumwe aka kanya ndakabatuye mukumve ni keza kararyoshye. Bon tutagiye muri byinshi rero navuze ko ndi bukore iminota mikeya ariko ndabona nsa nk'ugiye kuyirenzaho gatoya ariko ndiyeranja mb'umuzungu for this time sindi wirenze ninyirenza ni wowe wabigizemo uruhare Obe ute ko ntabwo uraba wambwiye ko ugomba kunsinyara ukambwira ko igihe kigiye kurangira. Ni ukuvuga ngo mubaze kamubwire muri iyo minota wagennye yawe itari burenge harya ningahe 25 pardon uramerezamo iminota 5 yo kukubaza iki kibazo cyanjye mfite. Ako icyo kibazo ufite kuva kare niki barimo bigisubiza. Anyway ikindi nashaka kubamenyesha ni naka content gashyashya nshaka gukora keza ndabizi ko muzagakunda ndabizi ko kazabashimisha nubwo wenda hari abo kareba cyane kuruta abandi ariko n'abandi nabo karabareba ko icyo gihe nta muntu aragiciyemo kandi nta n'utazagicamo. Hari n'abantu dukunda kureba ibintu bitatureba nabyo cyane rwose nkaho urimo urugero kandi kumva uranezerewe kumva nibyo binyuze umutima wanjye kumva nibyo binyuze umutima wawe. Ni na content nshaka gukora kajyanye no kuba mama cyangwa se abagore cyangwa se reka mbivuge mu cyongereza wenda new first mom challenge ahora no donc bizajya biba byiganjemo ikiganiro ariko hagati aho hacemo utuntu tumeze challenge cyangwa se sketch ariko ni ijambo rya kera cyane sije nkaga sketch ariko kugira ngo wenda ikiganiro kitakurambira cyane cyangwa se ushobora kuvuga ibintu wenda ntunabyumve neza nkuko mbivuze ariko mbivuze ukanabibona nkanabikwereka biba byiza kuruta ubyumva kurusha. Hari umuntu ndabizi ko nk'aba mama batwite babyaye bwa mbere hari challenges duhura nazo hari ibintu byinshi uhura nabyo muri urwo rugendo cyangwa se umuntu wese ushatse bwa mbere ugeze mu rugo bwa mbere hari ibintu byinshi uhura nabyo cyangwa se tuzakora no kuri distance relationship umugabo wawe nk'umunsi wa mbere yagusize mu nzu cyangwa se umugore wawe nk'umunsi yagusize mu nzu byari bimeze bite kandi byinshi ndabizi ko uzabireba ukabona hari ahantu bize. Ndashaka ko rero buri wese azisanga muri aho content muzakabona ningashira hanze ntabwo ari ibintu bikomeye cyane ntabwo ari ibintu bizatinda muzakabona kandi nizere ko muzagakunda muzakarebe ndabinginze nanjye nzagerageza kubaha ibintu byiza namwe ariko munyereke ko nabahaye ibintu byiza sibyo ariko bitabujije ko n'ubundi tuzakomeza kujya dukora content zisanzwe twari dusanzwe dukora hano kuri Ivry na Vanilla zirimo Nyagasani nakomeza kudufasha mu mutima wanjye mu byifuzo byanjye. Nifuza ko hari abantu benshi pe barenze umwe barenze 10 barenze bangahe bazangiriraho umugisha nanjye kandi nzagiriraho umugisha afite nanjye uzabagiriraho umugisha kubera ko no muri Bibiliya haravuga ngo gutanga biruta guhabwa. Hari pastor wabimbwiye uyu munsi wabinganirijeho ukuntu nyine gutanga ari byo bizana umugisha kuruta twege abantu umugisha tuwita igihe wabonye ikintu igihe wakiriye ikintu sibyo nibwo uvuga ngo wagize umugisha kandi mu by'ukuri ahubwo iyo watanze nibwo wagize umugisha kuruta iyo wahawe ikintu. Imana wenda ngusabye kumpa inzu namara kubona inzu nkajya mu rusengero nkashima cyangwa se aho hariho hose nkashima Imana nkavuga ngo nagize umugisha Imana yampaye inzu nagize iki ibyo ngibyo twebwe abantu kenshi twita umugisha
ntiwite nyine ibyo nibyo wumva ari umugisha, ariko tuvuge niba Obe akeneye isukari nkayimuha nkayiguhereza, ni direct ngewe umugisha uba wageze gute, uba wamaze kunjyaho. Ariko nawe kwa ko wari ugikeneye wenda waragisabye Imana, wagize umugisha kubera ko wakibonye. Ariko umugisha uruta iyindi ni ugutanga kuruta guhabwa. Ni ukuvuga ngo rero ibyo impamvu wenda nabyo mbicishijemo ako kantu k'iyo nuze content ni uko nshaka ko hari abantu tuzafatanya muri uru rugendo. Ntabwo narwishoza njyenyine, nubwo ari njye wateye intambwe kubyifuza, ariko njye nzakora wenda ibyo nshoboye nkanjye ku bushobozi mfite cyangwa se uko bungana, nzakora ibyo nshoboye, hanyuma abandi nabo wumva nyine nawe azaba ari muri uwo murongo, cyangwa se wenda akabona igikorwa kimukozeho, cyangwa se akabona umuntu tuganiriye bimukozeho, nawe azagira icyo akora. Si itegeko gufasha cyane, kenshi ubundi umuntu afasha, nako niko bigenda, umuntu afasha kuko abyiyumvamo, kuko wumva icyo kintu, wumva umutima wawe uguhatira kugikora. Igihe cyose utaguhatira kugikora, nta n'umutima ugomba gucira urubanza, nta nubwo ngomba kujya hano ngo gucira urubanza ngo ntiwabikoze cyangwa ntiwagize iki. Nubwo waba ufite ariko umutima wawe utaguhatira kubikora, rwose ntacyo bitwaye. Ariko ngiye ku byifuzo byanjye nk'umuntu, ngiye ndifuza ko hari abantu wenda tuzafatanya muri urwo rugendo, akaba ariyo mpamvu ngomba nyine kuzabasharinga byanga bikunda, abo tuzahura nabo, abo tuzabasha kugira umugisha, abo tuzaganira bakeneye ubwo bufasha. Ni content nziza, muzagakunda, ndabizi cyane, muzazikunda nako n'ubundi. Obe kano gakati ngiye gutangira, sibyo? Bon, ntabwo nibuka narengeze, ndaza kubigenda butangire hajya nengeze byo gufasha. Okay, ndatangiye bya seriye, ndatangiye. Niyo mpamvu mbibasharinga, nta n'iyindi, kugira ngo dufatanye muri urugendo. Kandi hari abafashije, hari abadufashije, hari ababanye natwe, hari abitanze, hari abakoze ibintu byinshi. Ndabashimira cyane, Imana ibamere umugisha. Ntabwo njya mwema kubase mwema nabo nyansiba kubasabira. Iyo nakeje gusaba umugisha mwese no kuri Imana mbasabira umugisha, kandi Imana ijye ibyumva kabisa. Nuko rero ndabizi ko ako content kandi kambere nababwiye, ndabizi ko nako muzagakunda nkuko muramu bitwereka. Obe ngewe byanjye birarangiye, ni ikintu nifuje kubaganiriza. Wenda ubaye hari icyo tumvishe neza wambwira mu kindi kiganiro nkazakigusubiza. Nzakikumvisha neza. Ntakikumvisha da. Ngambwira mbaza, wambwiye ngo icyo nshaka kumbaza mbere ko dusoza. Nge ikibazo nari ndi kwibaza, urumva nakibajije, nza gusanga kuko nakizi nashobora kukisubiza, ariko wowe wakinsubiza ndabitekereza, niko mbitekereza. Bajya bavuga ngo nta rugo rwubakwa nk'urundi, niko bimeze koko? Yego. Ariko nanone ngo hari ibintu ingo zihuza. Hari ubuzima urugo rwa hano runyuramo, ushobora gusanga n'urundi ruri kunyuramo. Exactly. Wowe uri umugore, uri umumama, uri umumama, ariko umumama aba ari umugore. Ariko umugore si umumama. Tuvuge kwenda ku mugore, kambivuga uko nguko. Hari ibintu byinshi umugore ahura nabyo akabyihanganira mu rugo. Ikintu umugore cyangwa umumama adashobora kwihanganira mu rugo cya mbere ni ugukubitirwa mu rugo rwiwe. Nicyo ndi gukora, nicyo kintu umugore adashobora kwihanganira.
byaterwa, biterwa n'umugore uwo ari we. kuko mbona hari ibintu abagore bijya bibabaho bagaceceka, ariko iyo umugore akubiswe mu rugo abenshi mbona batabyihangana, nyine hahita habaho divorce, ubwo nyine basigaye bahita bajya no kukurega. Oya, ubu ngubu uzi impamvu se, uzi impamvu mbwiye ngo biterwa. uriya wabonye wakubiswe, uribona ukubiswe akajya kubivuga cyangwa se abantu bakabimenya, ntabwo aba akubiswe uwo munsi gusa. ushobora gusanga nk'ibyo nabo bimazemo nk'imyaka udashobora no kubara, ariko bigeze noneho aho abona hasigaje nk'urupfu, ugasanga nyine nibwo ubimenye. Ariko wowe ubimenye ukagira ngo wenda byabaye uwo munsi, nyine leta reactinga gutyo. Rero ntago ahubwo gukubitwa se ko muri abamama benshi bakubitwa mbona binihangana cyane. Ni abantu bagira kwihangana pe, nabonye. Ko njye hari abantu nzi rwose babaye bakubitwa kandi rwose bakiri mu ngo zabo bakuru kandi bangana na ba mama. Kandi nawe uramuzi, arabuzi ndabizi. Warabonye se barasenye? No. Ntabwo rero icyo ari cyo kintu abanga umuntu atabasha kwihanganira. Hari utashobora kubyihanganira. Kanjye pe wenda niba ariko bitarambaho, ariko nkanjye mba numva sinanabyifuje mu izina rya Yesu, ariko mba numva wenda nanjye ntabyihanganira. Uwo ni njye ariko hari undi ubasha kubyihanganira. Noneho wivuga n'icyo gukubitwa. Hari n'abantu bahura n'ibibazo birenze kujya agira avuga ati basi yawe yanankubitaga. Ndego ko akagoroba k'ababyeyi ndababwiye ngo muzaze tuganire. None se ubundi ababyeyi cyangwa se noneho buriya reka nkwereke, nujya ureba umubyeyi wawe ujye wicara ushima Imana kuba kibafite, kuba bagize amahirwe kuba bakibafite. Ababyeyi surtout ababyeyi b'abamama, tugiye no kugera ku munsi w'aba Mother's Day, sibyo? N'abamama, bless you ku babyeyi bose, umubyeyi wese wibarutse umwana cyangwa se wagize uruhare kugira ngo umwana akure, cyangwa se wagize uruhare kugira ngo umwana avuke afatanyije n'Imana. Umva, ababyeyi bacu banyuze mu bintu bikomeye pe, byinshi bikomeye bigoye. Erega no kubyara umwana ukamukuza nabyo ntugire ngo ni ibintu byoroshye, ariko wamukuza ejo ukabona atangiye kubera ikibazo, ariko ukabyihanganira kuri umubyeyi. Shout out to babyeyi bose, Imana ibahe umugisha kabisa. Ababyeyi bacu barihanganye, bari sacrifice kugira ngo tukure tuvuke you know, yeah. Happy Mother's Day. Aryo sejora? Niba ejo bundi simbizi. Happy Mother's Day to my mom. Happy Mother's Day to my mother-in-law. Happy Mother's Day to my aunties, my friends. Yeah. Happy Mother's Day, ndabakunda cyane, Imana iduhane umugisha. Turabakunda. Nta kindi kibazo ufite? Oya, tutarenze iminota 9 nzakikubaza gutaha. Ndagira ngo nongere mbisabire mutubabarire rwose, akavideo mukarebe nakanye nimwe twagateguriye. Ya, twakoze kugira ngo mukarebe nimwe twagateguriye. Ndabakunda cyane, ndagira ngo mbasaba abantu batarakora subscribe, please mukore subscribe, comment, share, kandi nyine hari n'ibitekerezo wumva waduha. Imbuga zacu zirafunguye, yaba Instagram, yaba no muri comment kuri YouTube. Instagram nkoresha R_vanilla